Indeba wa mugore waho wabaga uramuzi cyane ntawuzi umugore wa wundi wambwiye wabagaho ejo bundi mbere yuko nakagutoragura uruko mwumva ndamwumva nibwo ngiye nzaryama nkongera none kumva nsinzire meze nduzwa n'amarira rega mama we nuko utararana na Trishe agahindararana amarira yampoza mu matwi umva nararushye nyine buriya nanjye sinjya nsinzira umwana wanjye Ihorere ikibazo nuko nanjye mbigenderamo sinsinzire ariko umunsi uriya mukobwa numvise ngo ibyo byarangiye nanjye nzahimana icyuho nakubwiye ngo gahunda nazirangije deja nazirangije pe ahubwo ikintu buriya sibye akomeje kumenya ubwenge umaze kumenya ubwenge waribyaye mama naribyaye neza pe fotokopi waribyaye umva ikintu mugiye gukora cyo koze ndaragiza gushyingira Lewisi bitangira gute uratangiye rova uratangiye ndahita nawe ngo shingira ndetse abasore ntababura se gusa abasore ahubwo birirwa baza nyine nkabona babanje kunca bagaca amarenga ariko simbibone urabizi ko niyemera ubwo sinzi umuhungu wanjye rero uko yaba ameze oya ikibazo cyawe ubuguruka guma hamwe ahubwo ujye wiwe ahubwo biri kose mama ngiye nawe turamacinga ntabwo rebanza nagiye umuntu nanigize mawo nabanzanira umukwe uwo wifuza ko kubera umukwe ngo mwanga ko ngiye nawe turahuza urabizi umwe wari waguhaye amafaranga waho wabaga ejo bundi uramwibuka ari kuguhigisha abantu bose isi n'agasani niwe bari guhiga ngo bakwice uriya mugore mbisubiremo ari kuguhigisha isi n'agasani buri muntu wese ari kumwishyura kugira bagushake bakwice niba aragiye ukabiba ntaragiye ukabicira niba aragiye ugakora iki ibyo ntabwo mbizi nta nubwo bindeba ese baranyicana bakoreye iki ibyo ndabizi ko ari wowe ubizi n'umutima wawe mu byo twigeze tuganira wigeze umbwira ikibi wabakoreye hanyuma ari kugushakira iki igihe wakoreye muri salo ntabwo urasoza ndi gusoza zino ntebe reka ishejeje ino ntebe mukanyura uri gusakuza ubwejura bwije iriya myenda utayimeshe ndabikora byose wono njye narakubwiye ndabizi ko nitwanone ntugahore unyasama no hano unakumena haye amazi wiriwemo wicaye gusa ubwira gutya twagira ngo nta n'ikintu uri gukora ako zono nawe uri kundenganya nta n'iminota ibiri iciyemo mbwiye ngo ninze mpanagura intebe uhisuza hanyuma ni umunsi wose kwirirwa muri izi ntebe gusa nese iminota ibiri ni umunsi wose reba ni nabwo nari nkitangiriye iyi sindanayigeraho uhisuza umuterambabazi rero sinjya nkukumbura umva nkubwire ibintu ngiye kukubwira ukuruguture ayo matwi yawe mikoba yawe wumve akuse wono uhora umbwira ibiki cyane arakubwira ntukanyite wono tuza manze nkubwire ndabizi ko nitwa wono mu gihe Lucky ari hano cyangwa uzi ko ari mu nzu uzibeshya umwereke ko nkuvunisha cyangwa mora nkutoteza uzambona ntuzajya unamwumva ujye ushaka n'ibyenda watoraguye ahari hose uhiteho gambare wishimye naza njye nawe tuwe tumeranye neza twishimye ndavuze ngo sara bino byenda vuba girwa vuba gira vuba mbona iyi myenda kakanyarangira urukunyumva kumva wigize urutese ubundi n'ubuzima wakuriyemo bihurira kusemba nigize umutesi gute nuko nawe noneho ntazi cyaguhira iyi myenda sureba kuma iyi myenda ubu nihashanga iminota 5 uragaruka ngo ntago gira vuba nyine hano ntago waje kwicara ntago uri ifoto ntago uri umutako hano Alice wacu akomeze kunyura mu bihe bigoye cyane ndetse akomeje no guhura n'ibintu bitangaje cyangwa se binababaje kuri uyu mukobwa wacu dukunda cyane Alice urana yuko rero arimo aragenda strugglinga amaze kubwirwa yuko yashoweho amafaranga kugira ngo abashe kuba yakwicwa ariko naramenya igituma yaba agiye kwicwa kandi murabizi yuko uyu mugore mama Lewisi ashaka kumwica kugira ngo Lewisi ashake Tricia
kuko ngo byaba ari byiza ngo kuba washakana n'umuntu nyine ngo muhuje amafaranga, mufite amafaranga, ariko mbabwije ukuri yuko bari kwibeshya. Buriya urukundo ntabwo rugendera ku mafaranga cyangwa se ngo rugendere ngo ku butunzi wapi, ahubwo nibareka abana biyubakire, bimerereho neza, bikundanire, ubundi umuntu akunda uwo ashaka, ntabwo amushyiramo uwo azakunda. Ndetse bashobora no kuba bamwica ntibizakunde, n'ubundi ugasanga ntabwo ahise akunda Tricia kubera n'impamvu aramutse amenye yuko nyina ariwe yicishije Alisha, byahita biba ibindi bindi. Gusa n'ubundi aho Lisa ari n'ubundi ameze nk'utotezwa, kuko arimo aragenda abwirwa kumesa ibyenda, ubona bamuha ingunguru yuzuye imyenda ngo nayimese, bakamuha ibintu byinshi ngo nabikora imirimo myinshi, ariko n'uriya mukobwa yitwa Honorine urimo uragenda yamubwira ati bikore. Lucky wewe aramwemera, aranamukunda, ntabwo yamutoteza biriya bintu abimukorere, anamenye ko Honorine abimukorera cyangwa se amutoteza, yamuhana cyangwa se hakavuka ikindi kibazo. Rero Honorine nawe yaravuze ati reka nze mbanze nkubuze wa gakobwa we Alice, ntuzongere kugenda kunuza kuri musaza wanjye ugenda umubwire ngo nagutoteje ngiki, ngo uba ugomba kwambara neza ugasa neza mu gihe cyiza, tukaba twishimanye tumeze neza nk'aho tubanye neza, bakigira nk'aho bameranye neza imbere mu maso ya Lucky, naho ubundi babanye nk'intare. Gusa nyine kugira ngo muri kubona hariya Lucky yagiye gusaba akazi, buriya nibigiye kuvuga akandi kantu, namwe mwarebye ino filime mukaba muri kumenya ukuntu imeze. Reba nka kuri Lucky agiye gukora muri kampani cyangwa se muri bizinesi ya Nuza ya Cedric, nako ya Dani ndetse na Lewis. Barimo bavuganira nyine ku bya Lisa, ubona ko Nuza Lucky avuze ati ngo se ngo ninde wabuze. Hariya rero nibagomeze kuganira kuri uriya Alisa, muganiraho, urabona ko Dani nyine na Lewis bari mu kibazo cyo kuba barabuze Alice, ubwo bizatuma n'uriya Lucky abyinjiramo abimenye. Kandi murabona ko na Lucky yapofotse Nuza Alice, ahubwo yabuze uburyo yababwira ati reka dukundane, reka tubisoze, reka twikundanire natwe. Buriya aracyategereje, buriya azabimubwira, amubwire yuko amukunda cyangwa se banakundane tubimenye. Gusa Alice aracyakunda Nuza Lewis cyane, aramukunda cyane. Wabonaga nubwo icyo gihe yari yaramutaye, nyina yaramubeshye ati, yaravuze ati ni wowe wamuroze n'ibiki. Alice byaramubabaje, ariko Lewis barahuye, barongera bariyunga, babana mu mahoro, ndetse na n'uwo munsi baracyakundana. Rero mama Lewis aribye nta bundi buryo yakoresha kugira ngo abe yatuma Tricia ashakwa na Lewis. Umuhungu we aravuga ati reka nze musoze. Niyo mpamvu rero yatangiye gushaka amafaranga akayashora muri bariya bagenzi biwe, babwira ati mureke tugende tubaha amafaranga, ubundi mugende murangize ibintu, mwice kariya gakobwa kamburiza umuhungu kuba yashaka umukobwa nshaka cyangwa se umukazana nshaka mu muryango wanjye. Rero mama Lisa aba ashaka kuba nyine nako mama Lewis aba ashaka kuba umuhungu Lewis, umukobwa Lewis yashaka ari Tricia wenyine, kuko nyine ngo imiryango hari ukuntu ubu ngubu na n'ubu bibanza bikiriho, usanga imiryango ivuga ati uyu ni aba bana bacu turashaka ko bazashyingirwana bakabana akaramata, tugakora ubukwe tukishimira. Ibyo bigatangira mu maza ya mbere cyangwa se mu gihe cya kera, abana bagakura bakundana, ababyeyi babatoza gukundana begerana, noneho bazagera mu gihe cyo gushaka ugasanga bakoze ikirori nyine, bahuje uburyo cyangwa se bahuje imbaraga n'amafaranga, bakubaka wa muryango, noneho bagashyigikirwa n'abo babyeyi bose bombi, bakaba babwira ati nimuze mwubaka umuryango bana bacu. Gusa hari igihe bijya bipfa, ugasanga nyine nimba ndabizi ntabwo umuntu mwakundanye mu gihe mukiri abana na n'ubu ngubu muba mugikundana, cyangwa se ngo habe hataraje undi ubona mwiza cyangwa se ubona wakabaye ari wowe wawe, ngo ubone ko nyine ari we ushaka wa wundi w'isezerano cyangwa se mwapangaga kera umwihorere. Ibi ni ibintu bibaho, abantu bazi inkundo mujya mubikora. Ariko rero ntabwo buriya umuntu ntabwo cyangwa se umubyeyi cyangwa se umuntu runaka ntabwo yagutiramo umukunzi ubundi umuhitirwamo n'Imana.
Imana niyo ikubwira ati we nzaguha uno mukunzi muzabana akaramata nta wundi uzabona uretse uyu nguyu, ni Imana ibigena. Ntabwo rero umugore cyangwa se mama wawe cyangwa se papa wawe niyo yaba ari inshuti yawe yaza akakubwira ati dore uyu nguyu niwe muzabana aragukunda nawe mukunde, wapi ibyo ntabwo bizakunda. Nimba uri n'umuntu ujya ukunda kubangamira impundu umubwira ati kunda uriya, wapi uramureka urukundo ukajya aho rushaka. Mama Lewis rero niyo mpamvu batangiye kuba yategura uburyo bakwica Alisa, gusa mubwije ukuri yuko bitazamuhira kuko uriya amaraso arengana ntago ajya kugwa neza, amaraso y'inzirakarengane aranuka ku buryo aho wagenda hose yakunuka. Mama Lewis rero gabanya ibintu byo kuza ushyiramo ibintu by'ipfu cyangwa se ubangamira umwana wawe gukunda uwo ashaka. Nubwo buriya Mama Lewis hari igihe aba ari kwereka Lewis ko yumvishe yuko nyine ngo bagomba kuba babana na Nuzana Alice batirishaka mukatira. Ibyo nibyo Mama Lewis aba yereka Lewis mu maso yiwe, ariko ku munwa cyangwa se aho yiherereye ntabwo ari ko babishaka, si ko babishaka. Urabizi Tirisha nawe ahora mu burari aryamye arira ati umuhungu twakundanye nategereje yaranyanse yangize amafuti, asigaye anagisha inama n'abandi bantu ati byibura mwangiriye inama y'icyo nakora. Urabona ko Nana arimo aragenda amubwira ati komeza sunikiriza bizakunda, ariko na Nana ashyigikiye umugambi wo kuba yakwicwa n'uriya muhungu, yakwicwa na nyina nyine ngo agashyiramo amafaranga nuza Mama Lewis agashyiramo amafaranga ubundi bakica Alice. Alice rero akomeje kuba mu buzima butari bwiza, bwa buzima bubabaje. Nawe ububonye nyine uhita wumva ko amarangamutima agufashe bikagutera kubabara, ukumva koko ucitse intege. Nagira ngo rero mbabwire mugenzi, reka dusubikire aha ngaha dukorekere filime uko izagenda, ubundi nanjye hano nzajya nza mbasesengurire. Nimukore subscribe ndabinginze rwose, niyo nkunga mba mbasabye, nta kindi mba mbasabye kwa